yego yani statement ya kabiri ravuga yuko kugira ngo APR wowe urayemera kare na karenze remera kandi yaravuze ngo APR tushe yuko ndemera ko ikeneye abakinyi mpuzamahanga ariko icyo nemera ko ibyo bakoze nibyo nemera nanjye nicyo kuri la manche hashobora kuba hatangwa ibirenze byatanzwe ariko muri rusange ikipe ya APR Football Club ikeneye kugira ngo nyine hatane icya kabiri sasa nashaka kukubaza adi yaravuze ngo iyi niyo APR ikomeza yabaye nibyo ujya muzo yatunze nyine kuvuga nyine kuri we oya twabana kuri we ntuzireba kuri wowe we tuba muri rusange ko tuzi APR kwaze adira amazi imyaka 3 yaje APR umunyezamu ari wenda Omar wenda Pierre aramurusha kuri kabiri hari inde Omborenga fitina mu myaka ishize ntago ari fitina baratandukanye oya tuvuga beza icyo kubwira cyo gukomera oya yavuze ko oya tuma turareba ngo erema tukureba amazina y'abantu tukureba nyine oya nabyo turabireba tukureba erema Omborenga wa mu myaka 3 ishize ntago ari Omborenga ubu ngubu urabyemera cyangwa ntubyemera yasubiye inyuma kuri gatatu hari umuntu witwa Mangwende na Claude ubwo Claude aramurusha urebye ukuntu Mangwende akinaga na Claude bagere kuvuga we oya ndaci tumo turaganira tureba ikipe ihari ni yari hari Mangwende niwe mwiza APR muri akisakinaga Manzi na Ange tuware ekipe yakinnye na Rayon Sport oya na Gor 24 z'ukwa 12 na 19 na ekipe yari ubungu nibura tubarisha muri umutoza reka mubwire ikintu wenda reba ko twarabonaga abakinnyi bakomeye bafite ibindi ariko tunabira mu kibuga no mu mikino kwa APR kiragiye yanakinaga kare ntabwo no mu kibuga yarakinaga reka ngurugero kuko iyo APR yatsindaga Rayon Sport ibitego 2 ku busa nabonye ruje iyirusha reka ngurugero ntabwo size reka twarazirebye hari igihe umukinnyi ashobora kuba afite izina rikomeye apana izina timo tura performance mutoza se cyangwa nuko afite elements zikiri noya kuba komera ikagira discipline tactique iyo discipline tactique tumukina neza se mu kibuga reka ngurugero bakina neza bose bakora na Gor Mahia n'umutoza wa byamaye mu ngiye akora Gor Mahia wagize ngo iyi ngiye akora Gor Mahia ariko ntiwanahamya ko yayikuramo ntako ntabwo biraba kandi yarakoye na Gor Mahia ubwo bivuze ngo nayo urwego mpuzamahanga oya ntabwo tuye ku rwego mpuzamahanga rwayo turarwumva icyo turi kumva ni kimwe cyo ntemera statement yo kuvuga ngo ino APR muri APR adiri zose yagize ingo niyo nziza impamvu yakivuze gutyo wadukuze ko ariko tubibona ko wenda yari ikomeye wakabona ingi yari ikomeye twe tubibona ko kuje fact iri APR yari ikomeye kuko no mu mikinire ariko muri ko APR yanjye jewe stand yanjye ningi sinanagendera ku by'umutoza yavuze kuri iriya match kuko byose birapfuye kandi bishingiye kuri resultat yaramaze kubona deja yakoze amakosa arimo arashaka kuya defenda arashaka kumvisha abantu ko impamvu za SWAT ntako batagize ikindi nibo batanze yarashatse kuvuga ko nubundi we ofete yarashatse kuvuga ko nta bandi bakinyi b'abanyarwanda barenze kuba afite azabona ariko apana kuvuga ngo ni batunze bakomeye kuva yagera muri APR aravuga ati ngiyewe ikipe mfite nongo ni ikimenyetso cyuko nimba badashoboye kumpa ibyo nshaka turemeranya ko ubu mu banyarwanda abafite nibo bakomeye ibyo turabyemeranya yewe abataka mfite abanyarwanda muri mu gihugu arabati ngo nibo beza kuko ntabwo ngo wamubwira ko bano bancuti abati nsubiza inshuti na mugunga kuri waravuga ati nibo bataka ibyo birumvikana apana kuvuga ngo nibo yatunze bakomeye umukinyi burya nantoza natse ntagashaka kukubwira ko abona Rashford akomeye kuko yaranabivuze ngo abona zatsinda ibitego 30 akaba yaca imbere ya Holland ariko se umutoza yafite umukinyi ariko se nibyo Rashford akomeye kurusha Holland ntago ari byo ariko turanaretse by'umutoza avuga nibyo na reality hari ntago ari ibintu bitandukanye urugero ko nka Tite wa Brazil ahitamo gukinisha Ferdinand na Casemiro nuko tuzi ko Fred arusha Fabinho wa Liverpool Fabinho ariko ntago ari Casemiro umurusha kuko Fabinho ntago akinya ku 8 Fred akina 8 Casemiro ntago arusha Fabinho se urugero Casemiro ni umwicaza McTominay nuko arusha Casemiro uko usanzwe ubazo Casemiro nibwo akiza azagera akina ibyo no aracyari mushaka sigo yarakiza anyina azagera akina
ndetse yasanze Anthony ibyo nikikwereka ko umutoza ashobora kugira umukinnyi fitinga mu byo akina karenze ariko Anthony ahantu akina ntago bisaba igihe kinini kuyadapta ariko ukina imbere umukaseri umukaseri aba mediateur ni pair nuko bavuga abantu bo muri axe guhita bahindura ku kanya bazi ko bakemera gutyo kuko bwambere kiyagira Eriksen nese akina ese bavanye muri muno z'ama-pre-season se se bavanye pre-season ingero ni nyinshi dukora ni bisanzwe uko umutoza yakunda umukinnyi runaka kuko amuha ibyo akeneye kurenza undi muntu aka kanya n'ahantu henshi sinanakorerwa wenda kanabitindaho wakubaha umutoza ko twanze kuri urugendo turacyafite umusaruro urumva niwe bigaruka sigaranye isaha imwe twanze yes nicyo nikuvuga so ku ikipe ya PL Football Club overview overview no twashakaga muri rusange nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibyo byose kuko wabibonye nk'umuntu ujyanye n'ikipe agarukana nayo ukareba umukino muri rusange n'ibyaje bivugwa ni iriye somo twakura mu biri imbere kuri AP cyangwa ya PL Football Club bisa nkaho byatumye nongera gutekereza byimbitse intego cyane cyane iha abatoza cyane wenda kuko kare bishoboka yuko mu masezerano y'abatoza hashobora kuba harimo ibintu biri local pana bibiri international pana bibiri international kuko amazi iminsi abivuga kabisa karenze amazi iminsi abivuga twasanga byabari local kuko nk'ubu ngubu n'abantu baravuze ngira ngo ikintu cyantunguye mutaramu eto twa turi kumwe match kuva ku munota wa mbere ashobora kuba yaratashye yanasaraye kuko nakoreye match arica hirya yanjye niwe muntu wari urakaye kurenza abandi bose muri stade kugeza ubwo yaje mbere kugira ngo atinde hana hura nadiri ngo bavuga eto bura ntago twazanye yageze mu Rwanda amasasta z'ijoro urumva noneho n'abandi bayobozi ba PL Football Club bamwe nyine hari ukuntu batabaye convince ntago bishimiye ibyo n'izore zirita hari ukuntu batabaye convince na performance ya equipe ariko bigendanye wenda na contrat y'umuntu bigendanye nuko wenda n'intego yahawe nimba bahawe intego yo gutwara ibikombe bya hano mu Rwanda imbere mu gihugu akaba yabitwaye biragoye ko bamujijira niyo mpamvu nawe yavuga ngo nyine nimba ikipe ishaka kujya kuri international level bivuze ngo international level navuze hano izo nshingano ze za mbere uko nabyumvise akari mu nda y'ingoma umuntu wayibambye nicyo nashaka kuvuga niba si ibyo bintu bitabujya muri contrat by'amatsinda amakuru namenye nuko contrat iby'amatsinda muri contrat ngo nutayagera muzirukana si ibyo biyo condition iri no muri contrat nutayajya muzirukana ibyo nanjye narabyakina naje kujya kubyakira sinabikubwe si byo natangiye mvuga warabyumvise narabyumvise narabisobanukiwe biranumvikana ariko bikwiye no kuvuga ngo iki ari cyo umuntu reka twirenganyize ibitangazwa hanze birashoboka ko na AP nayo ibibona ko wenda intego zayo za mbere banaho n'umutoza ni ziri lokale kandi baranyuzwe kuko ibikombe barabitwara yes bakaba babaye satisfait birahagije birabaye so ikintu mvuga ni iki rero ku ruhande rwanjye ikipe bigaragara ko abantu bayobora ikipe ya PL Football Club n'aba sportif uko ngendeye mu munota kuwundi ukuntu babaga bari en contact haba ku buyobozi yaba chairman ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa PL Football Club Afande James buri munota buri segonda baza bimeze bigaragara ko abagabo nabo baba bahangayitse umunota kuwundi kandi n'abantu bari muri yo n'abantu ubundi no mu kazi kabo ka buri munsi bataba defeated nyine batemera badakunda gutsindwa ibyo yo no ikintu kiranga abanyarwanda none n'abasirikare muri rusange niyo mpamvu nanga muri champion ubona match itakara kuko nka diri yampaye urugero ngewe cyo njyama nibaza no kuri adiri iyo urebye kuri mu buryo buri lokale ariya maherere ntaga yakora cyane muri champion hari abatoza tuki tureba rimwe na rimwe wenda n'impamvu APR ivuga iti aho kugira ngo tugume muri izi stress reka dustikinge kuri adiri byavuze we hari minimum y'amakosa akora sibyo ariko hari ibyo atakora iyo urebye tuve no kuri uwo mpuzamahanga tuze hano mu Rwanda hari ikipe mu zindi turetse na APR niyo kipe yindi hano mu Rwanda byibuze imaranye umutoza seze 3 reka Marine nyine Marine yo niyo kuzamura turareba ikipe zihatanira ibikombe na Coka yamaze 10 n'ingara ariko niyo nuko iri gutwara ibikombe kandi ifite ubushobozi nyine icyo mbaza
mu makipe atanu tureba amakipe atanu ya mbere hari ikipe byibuze imaranye umutoza aseze ebyiri aho Kigali yongera ngo ni batanu muri sezinga polisi yazanye Nutara afite ibyangombwa bya Hatara afite za UEFA Pro byaranze reba Kiyovu reba amakipe aya yose reba Rayon Sport ihinduye abatoza bangaye mu gihe gitoya nukuvuga ngo abatoza ni ikibazo kandi turetse n'ibyo tujye no mu baturanyi nazo za Yanga nubwo zifite amafaranga zishora ariko buri munsi bazahinduye abatoza Simba ubu nta mutoza ifite abatoza ni ikibazo mu makipe agiye atandukanye kuri ubu ngubu so iyo ubonye umutoza byibuze uguha lo maximum y'ibyo wifuza urihangana urastikinga ukavuga uti nkomeze muhe amahirwe nubwo wenda hakoza aya makosa ariko reka nihanga nabuze ndeba bavuga ngo Adiri ngo arakirita nabi ngo abakinnyi batari ku rwego nkibaza mumbwire nk'umwataka w'umunyarwanda hari Adiri APR tarakirisa umeze neza ariko iyo yaba ari ndi deba ariko ngenda ndashaka kubaza vuga ngo yisha abakinnyi ba APR ngo basubiye inyuma mu rugero rw'umukinnyi yafashije abana bazamura gusubira inyuma bavuga ngo yishe Jacques Tuyisenge Adiri ngo yishe Sugira none se Sugira nyuma ya APR agiye mu yawe makipe ya performance ate none se Tuyisenge nyuma ya APR aho yagiyeho ya performance ate none se kandi basefu kuba muri APR ntago ari ugukina rage gusubira inyuma ko yarutabona impamvu none se Jaberi umaze imyaka 3 ahita APR aho ibikombe bya shampiyona java ko ntacyo yimariye ashobora kudropinga forme birasanzwe none se mu bakinnyi kuba forme no kujya muri forme ubu Kedi haro wamubaza nawe ubwo arabizi ko yizize sibyo ntabwo uyu munsi abakinnyi ba APR wavuga ngo bahagaze nabi ngo nango umborenga amaze imyaka 7 my friend akinira APR na equipe nationale abanzamo muri ayo makipe yombi urashaka ko aguma kuri iyo niveau bibaho ko umuntu dropinga akongera akagaruka ni ibintu bisanzwe sinibaza ko abakinnyi ba APR bahagaze nabi n'ikimenyimenyi muri shampiyona baraza bagakina uko niko kuri ntabwo nemeranya n'abavuga ngo nta gadirigeza abasubiza inyuma icyo nari kuvuga ni iki wenda gisoza no gusubiza inyuma Karenzi yaranyunganiyeho ukuze naga ari umuntu urumva Christelle Karenzi yaranyunganiyeho ndi kuvuga ni abagabo n'abantu badakunda intsinzwi mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi koko nakazi nango na background bafite nango irabisobanura 100%. Icyo ntekereza cyo ni kimwe muri format na Adiri yabigarutseho nundi wese nazo twaje tubigarukaho kenshi Evan kuri national level ikipe zitwara neza kuko champion mu Rwanda ashaka kuyimanaging akavuga ngo nzankina gutya twese tuzi level iriho ukaba wabikora ariko kuvuga ngo wambutse umupaka kare nta biragoye no vuga ngo ngende wenda ntitaye ureka wenda dufate wenda nicyo nakwitanga conclusion ku ntego y'ikipe ya APR Football Club kuko nimba harimo niyo ntego yo kuvuga ngo ikipe ya APR igomba kuzakora ikajya gukina amatsinda ikajya kuri level nziza ku rwego ruri international muri format biragoye noneho aricyo bitwa ngo umuntu abari ijoro yaraye icyo turacyemeranya weme umuntu abari ijoro nabonye confirmation ko biragoye turi gukoresha abantu ubundi birashoboka nyine bigoye ubundi birashoboka wenda hari amakipe yabikoze akoresha abakinnyi bari loko wenda basha kugira muri ayo matsinda ariko ni kese zirare za zindi nyine zigoye kuba wavuga ngo byakorohera buri muntu wari we wese kuko Adiri we biri no gutuma agira ngo akavuga ati hari niveau y'abakinnyi b'abanyarwanda nyine igera nyine kabarimite ku buryo ari utuntu tutwengide ariko dupfa ibyo abyemeranyaho n'abantu bose yes no sasa bisa nkaho bisigaye rero sasa kumenya ngo APR Football Club ese kuko iramutse ifunguye kavuga ati no sasa dutangiye gutekereza ku matsinda APR kavuga ngo turamanura abanana ngiye Adiri aramubwira ati ngiye biramutse binabaye nk'ibyo ngibyo nta nubwo narekirita muri Afrika no kugenda nka sinarenze ubushobozi ariko urumva kare yabitiye ikipe ifite ubushobozi
bani ntibarenga kuko abo mfite mediane defense ni nziza no gushaka abantu umuwinga umwe undi mungu mwataka no mu numero 10 yarambwiye ati champion mu Rwanda nagiye twara kuri june nk'iya 20 champion mu Rwanda nese arambwira ati nk'ubu arambwira yamaye urugero arambwira ngo nk'ikipe ya Monastir ifite abanyamahanga batandatu s'il vous plaît babanza mu kibuga urumva ati ikipe zatupesa amazembe ziragura bakinyi hirya no hino ngo muri format uri gutekereza ibintu bya Afrika kuvuga ngo uraza kwizingira kuri aka kagozi ka kandi buri muntu wese ukurikirana umupira bikunda ariko abantu babanze bamenye ngo intego ya APR ni yihe okay intego ngiye narayisobanukiwe uzongera umva afite nk'ingimera zambwira musobanurire akubwira intego ya APR kuko n'umutozo wese mu masezerano nyine hari ukumva ufite ingingimira Tubabisobanuriye kandi naranyuzwe siyakumvaga nanjye naranyuzwe pe naranyuzwe bira wavuze naranyuzwe uzayambaza zamusobanura kuri APR nabicira inyeri kandi ari urukonda mwishaka ku ndimo ndumva harimo ironi mu aya ironi no kuri aya ntago nyagira ironi vuga ibintu biri direct ye narasobanukiwe no kuvuga ngo na APR nyine ifite intego kuba nta na rimwe yari yasezwe mu matsinda ngo isiguirukane umutoza n'abatoza bose bagiye baca mu rubaretse na Adiri na mbere ye rwose nta mutoza ari umugabo ikikuba cyacitse kuko ikipe yatsinzwe uko byagenze gutereka da turabikomeza kuba batarazererwa ngo bahindure politiki kandi impamvu tubikomeza nta yindi nuko ari byo byifuzo byacu oya ni nabyo byifuzo ni byifuzo byacu ariko tuba tunumva rimwe na rimwe wenda abafana cyangwa se n'abanyamakuru babyumva gutyo twashyiraho pressure tugaprofita iyo ariko reka mubwire ikindi kintu bajye bavuga reka mubwire ikindi kintu kare reka mubwire ikindi kintu kare bijya bivuga hari abantu bavuga indi play gitangwa kujya mu matsinda APR pressure ibaye nini baravuga ati se APR ifite umutoza witwa Jimmy Mulisa yatwaye champion mu Rwanda muri sigeze gutsinda na Rayon Sport inshuro 5 zikurikirana ndubyibuka muri espace y'amezi nka 3 Mulisa n'umutoza ugisha banza tarabona na license yarayibonyera simbizi APR ifite rubona banza nayo yatwaye champion ifite mashami yatwaye champion mashami yatwaye champion no kuvuga ngo umutoza wundi ukubye nk'iciro urwego rwa Adiri n'ubushobozi afite n'amafaranga ashyirweho Adiri urebye neza ushobora gusanga amafaranga ahembwa yahemba abatoza bose basigaye mu cyiciro cya mbere umutoza iyo umuzanye yagakwiye kuba ari ku rwego rwo gukora ibirenze by'aho ngaho bari lokale kuko nabo babikora kuko muri icyo gikombe yagitwara nicyo cyacanze abantu wenda kama ngo nicyo cyaducanze nk'abafana niba expectation zari hano imbere mu gihugu muri sara gitwaye cya champion nta champion yatwaye cy'amahoro icy'amahoro cyaragiye igikombe nyine cy'amahoro yana champion mu Rwanda ntabwo bitandukanye cyane yatwaye ko umutozo mu Rwanda atwaye igikombe muri Rwanda biratandukanye cyane ni mashami mashami natwaye igikombe bageranya champion ndetse amahoro muri satoza yatoje APR igihe kingana gute oya nanjye yatwaye cy'amahoro cyagiye bakarenzino one challenginze naragishatse nanjye ndakibura nanzi ko muri safite igikombe ko nzi ko yize kumara igihe atsinda Rayon cyane nta champion afite byo ni biro obvious ariyo indi bamutwaye bapanguriye amanota akuramo amanota ariko ntabwo ariyo wayitangiye bayakuramo uriya ni ntuza ziratiko wabyishe biriya byose bayapangura n'iziratiko bazajyamo ibintu yo ntabwo ari ikosa rya muri saririye n'iziratiko ni ukuvuga rero iyo uba n'umutoza urenze icyo abantu bibashinga twari kubuze zangiza ariko nyuma yaho nabwo ubwo nabyo naje kubyumva ngo nyine APR abafana bayo no kwikwakira ko ari kwishimira ko iri kwitwa neza imbere mu gihugu imbere mu gihugu rero batuma bajyana ku inisije mwanyuma muvugaho turimo tuvugaho nshaka ko tuganiraho uko twemwe tutayumva kimwe hari irushanwa ryateguwe gitrama ryamaze gute kwanza by'amakipe ari big four bya rushanwa ryariza akenshi ryateguwe n'agaciro bikabonye imbere y'irushanwa rya shampiyona bigahuza amakipe abaye ni ya mbere mu Rwanda rero bakora izaba ku itariki ya 9 irushanwa riteye irushanwa ry'amakipe ane ryateguwe nande ryateguwe na Ferwafa irushanwa ifatanyije idafatanyije na Ferwafa ariko ifatanyije
n'ikigo cy'igihugu Rwanda Standards Board Rwanda Standards Board hano Tandukanye se RSSB na RSSB na RSSB batandukanye kwayo na RSSB n'ubundi ariko niyo yabaga Kicukiro niyo yabaga Kicukiro nyine n'ubundi hano niba hano imbere ya RSSB hano aho yabaga hano imbere ya station aya niyo kiri fera ariko bari ntabwo bari kubaka ubanza noza centre hajya centre neza station kuri kino kiraro n'irisa no sara hari kiraro yabiri yagiye sorero hakurya y'umuhanda se hajya mu akarere hirya kuvuga ko irangira yose mu kwerekera ariko ntabwo ari hari nta nimba ari takira kuko yabaga giye nyiza mu ruhande rumwe haracyahari okay hanyuma irushanwa ry'amakipe ane yambaye muri sezi ishize Ferwafa ivuga ko yakomeje gushaka uburyo bwo aho yarishyira bikanga kubera pressure y'Amavubi n'iki biragorana byatumye shampiyona itangira bitabaye bikaba bifuza ko ryaba imikino ya kimwe cya kabiri ikababana irushanwa ryaje kurangira shampiyona itangira ritabonye aho rijya ubu rero aho ya mikino y'ikigo cy'igihugu ihuriyeho Ferwafa yirangije gushaka aho yashyira iryo rushanwa irushanwa rigamije guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ibikorerwa mu Rwanda binyuze mu mikino kumenyekanisha ibikorerwa mu Rwanda gushishikariza abanyarwanda nyine gukoresha ibikoresho bikorerwa hano imyambaro n'ibindi Ferwafa rero yaje kumenyesha amakipe ane ariko kubera ko AS Kigali iri mu marushanwa mpuzamahanga ikirimo izaba inafite match izaba inagenda amatariki 11 yakuwe muri iri rushanwa isimbuzwa Mukura yabaye ya gatanu AS Kigali nyine yasimbuye na Mukura kuko AS Kigali izaba iracyari mu marushanwa mpuzamahanga yes AS Kigali cyari mu mukino mpuzamahanga isimbuye na Mukura ndibaza nta kibazo gikomeye ko n'ubundi abafana ba AS Kigali nabo si benshi ugereranyije n'abamukura ntago bitandukanye ariko Mukura bafite kurusha AS Kigali cyane ntago ugereranyije koko ntago wazigereranya Mevesera AS Kigali ifite batatu Mevesera ifite AS Kigali si Joseph na Abayingana nande nibo bafana bayo ni nka batatu Mevesera bafite Mevesera afite no ko ari nabo biburira neza n'ibya maze kwimura inteko inshuro 10 na zinga ariko bataraactive ntago baraktive ariko bashobora kugakabura n'amafana no se Kiyovu ntari bamaze iminsi barabuze ese ko nabonye huye abafana bari barimo AS Kigali yari yakubise yari abyo twarabivuze impamvu yagenze bite yatanze nyine amatike se y'ubuntu abantu bakaza ko byari bice 10 ya bageze babikoramo okay irushanwa rero ni amakipe ane ubusanzwe mbere yuko tujya ku makuru y'igishika irushanwa yari Rayon Sport APR hasigara amakipe ane ariko amakuru nk'uwo muri Ferwafa mu kanya ni uko APR nayo yitwaye irushanwa yamenyesheje Ferwafa ko itazaryitabira bagomba gufata ikipe polisi ubone hagati ya polisi na Musanze abari Musanze niyo gatandatu ako se ubundi Musanze na polisi cyokora wenda izina polisi ariko abafana Musanze se buriya ni benshi ariko polisi ifite polisi iraremereye ariko still ubwo baba bayihohoteye Musanze niyo ya gatandatu ubwo niyo yabaye yakanga kuki batashyizemo nk'agasogi gasogi niba yabaduteje abantu gasogi yanjye gasogi yawe se bazana ikipe ya 10 ya 10 se yakanga
reka tubwire itegeko bagendera ni shampiyona y'abashize ariko uwo twanareba nuko bihagaze ubu ngubu berega kuko iri aho hafi bakapfa kubikubitamo mbirizo za polisi nazo ko bihagaze ubu sinabwo ukuntu Arahiri yagiye gukina Champions League Pyramide ari habaye kabiri mu Misiri ariko nareba ukuntu Juvenal twavuganye wazakina ambira ko ari tayari kurikina no kuri twara Rayon Sport nayo tayari muri Rayon Sport bari tayari kurikina no kuri twara Mukura iri tayari ubwo urumva barashaka ikipe ya kane niba itari tayari ariko se icyo nibazaga twavugagaho nyine APR nyine kuki itari tayari twe turi kuvuga mu ngo nubushize Rayon Sport yashatse kwanga gukina APR kutaba impamvu Ferwafa ivuga yabahaye abakinnyi bacu barananiwe yego impamvu sirumvikana bazakina match ntabwo bazakina shampiyona urumva APR iravuga yes baje ariko tubanze twumvikana mbere yo gusobanura n'izo mpamvu za APR icyambere nuko itarishaka nyine nicyo turi kumwe turi kubigarukaho turi kubigarukaho sino kutarishaka yo icyambere wenda ibihembo byo ntiyanabitinya ibihembo byo byihoreye yankurikije uko mbibona shaka kuba yanze gukina n'abakeba yanze gukina na Rayon Sport bino minsi ntabwo ari umukino wa gishuti ni competition iri muri mood itari nziza yo gusezererwa zirushanwa nanjye natekereza ko ahubwo yanze gutsindwa nanone byongere byongere pressure ku ikipe kandi kugira ngo ziba zimeze ntacyo tubya ariko ni competition kare umuntu wananditse sport yuko mu ry'agaciro cyage nabo yabakora uburenganzira bwawo nicyo gibanza yari yose arumva tuvugisha ukuri ntabwo barimo kugana kuko abantu babivuze ngo zijyemo zombi tuzirebe niba ngombwa zihuriye ku mukino wa nyuma abantu buze ko ni match créé hano mu Rwanda ikipe yose ikora ikintu nizemo urumva ubusanzwe hari motivation aricyo bita motivation ubundi tuvugishije ukuri ikintu cya mbere jewe ntemera nubwo atari impamvu yo kutitabira irushanwa harimo amaterisme y'urwego rwo hejuru harimo bwa amateri bwinshi barizi mufite mu match mu kwezi kwa 12 shampiyona izagara ku itariki 10 oya bazaba ntuzo murundi watozaga Rayon Sport kwanga iki bakinye imikino 5 Masudi imikino yikurikiranye bakinaga mu gihe kingana iki uziko ikintu mu byumweru bitatu byandi bakora ifarine akada iwacu baking yaradikemaye neza ibintu babimeze anniversaire amakwe navuye hari abantu bari kumpabura byarakomeye urumva nagiye kugenda misiyo nyisigira umukecuru njyanamo make none yambwiye ngo ibintu byarahenze yarashize byarahenze n'ibiki ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ngo umuhe keke ari uko haba hari boxer cyangwa ukeneye keke 07-91-36-04 turi kumwe na Mowap amavuta ya Mowap isabune hari akantu naguhaye ngo testingeho ni kare akantu se ako muri Mowap niba kabona Christelle Saneza ese ko magnifique nawe wasa neza nawe wasa akantu na Mowap akantu na Mowap Milano
ni vodka twakwakiriye na MOAP vodka nawe wasa na Christelle nawe wasa neza nabonye muri komentari yo kuvuga ngo bimarasa neza ariko nawe urabona ugashikana ariko kare ntabwo yasa na Christelle wisize MOAP reka nko kubwira dukuze ngo yagira umusatsi ungana nk'uwanjye hasi by'umusatsi ibintu byatake abigize person ese bigira pastor nanjye yibwira Karenzi ko rukubwiye ko mwasa so MOAP yakuzaniye MOAP Milano ni vodka mililitre 750 ya ariko bazi umutoto cyafata MOAP tutwose umwe amavuta yo kwisiga oya ni MOAP Milano iyo bayita MOAP Milano uruzi ko amavuta se akavuga ko numva keza kahumura neza yazanye vodka akavodka kane yazanye nako kunywa oya ari nango izi ngizi bisimeze neza ari MOAP Milano bazihanyiza ahantu hose mu masiperi marishe no mu turi kuri Mediterane batubwira ko tuvuye mu Butaliyani niba ko kunywa kameze nk'amavuta yawe karahumura neza ni kanete ya mililitre 750 karaboneka ahantu hose turi kumwe na K&M Sport ibikoresho bya siporo byose byaba n'ibiroje mu Rwanda hari abantu bakunda ibintu original bakavuga bati ntabwo dushaka bya bindi bya pirate ibiki kuvuga ko ari original ibindi biba bidoze hano babashiraho zituraba abometseho zidoze iyo bidoze ni machine abari second ariko imeze gutya n'intuzo ni original ikindi hari ukuntu ibiciye gutya bayikura muri K&M Sport zo muri K&M ni order abantu barabibona kabisa uzikeneye rero mu mujyi hafi ya Okapi 0782 46 turi kumwe na Sana Joyce ndetse na Didos nicyo bintu hari tombora muri Didos yuguze amagana ushobora gutombora ibintu byinshi ugatombora amafaranga Minerval ushobora kwitombora Minerval abana bafite kushora yarimo avanga ibintu byose byarahenze ariko niho hantu honyine ushobora kubifite ibiceri 200 nta kintu bikigura hano muri Kigali ariko ukaba watahana akaru kagahura umwana akishima wamukubita Didos wamukubita tutu juice twasaba abana barazikunda turi kumwe na Posada hano i Kanombe Kabeza ndetse wakugaragaje bani wowe ngo muri misiyo mwuka ariko none utangiye kandi gukubwira ibyambayo biki saya abantu mwese muziranye na Eme uyu munsi uri kiganiro nari kintu tuvuga 20 ntago ari kure hano uvuga ngo barakubye se mu nzira aya ni mugoroba se saa 7:20 urumva byashoboka hari sport nta handi hantu saa moya nta kibazo nta kibazo saa 50 aya ibyo byo mu byo gutegereza nge ntago ntagiye ntege imitwe urabona nageze mu rugo ni madamu yafite umuntu kubanza kuyamusabaho ugomba kuba wabibaza ugomba kuba watubari muri bije ugomba kuba watubariyemo Posada bakora na Delivery wabamagara kuri 0788 ibintu biranoroshye ura Posada twe turi kumwe nayo hariya rumva nta kibazo na kimwe gihari so turi kumwe na Ishal Company ikorera ruguru y'inkuru nziza Ishal Company cyane nziza cyane so hari école maternelle ndayisaba Fabrice Foundation abana bari kujya kwiga byana abana kwiga hano abana bibanzerezaga ngo nize France yaravuye umujyana abana banyu bazakure vuga interuro imwe mu gifaransa interuro imwe ndahita je t'aime beaucoup cyangwa nagize ngo kumva ngo je suis malade cyakoze je t'aime beaucoup ntago abinanirwa batazamera nkaje nk'uko byara ngo cyo ko abanyabigisha abana nta kintu no gutekereza ku bantu bakuze nkatwe nta muntu wiga igifaransa ayo ngo utiga ukuze igifaransa n'ikinyabupfura kingana n'icya Ruvyanga yumwe ngo 14h30 turahurira ngira ati nisanga yesu sasa 40 uzika abana nk'abana 40 abana 14 kandi 30 30 not 40 samnani igice uvuze ngo bavuga ubukwe ntago bavuga amakwe amakwe ubukwe ubukwe bwinshi ni ubukwe cyane ni nkuko batavuga amaka bavuga inka nyine niko batavuga ibyaye
bijyana abana ukiga mu kabyara mwe bazakore bazi France uzi ko abana bo ngubu abazi amagambo menshi aba yazi mu Gifaransa kurusha Ikinyarwanda umwe wanjye rwose umubwira ikintu mu Kinyarwanda ngo none se ngo kivuga iki kugira ngo kimubwire mu Gifaransa kimusobanurire bimubwira uti none se ngo bivuga iki papa ngo akavuga uti mu Gifaransa nuko nguko ngo agahita cyumva ariko baranabimbujije ngo wa mwana wavuze wabonye zero muri devoir akavuga ngo mbonye zero kandi ari papa wayinkoreye abantu barase abantu amarga ko na diplome baramwibonye bibi by the way hari ndakara mu rugo kenshi dupropoza ko tuvuga France nawe nyine kugira ngo azayimenye baramwibonye oya ahubwo muzatuma atayimenya mujye muvuga ururimi mwisanzuyemo ahubwo bamwe Ikinyarwanda ngo nacyo bagiye kwiga Ikinyarwanda icyo nshaka kuvuga nuko Igifaransa cyanjye kirapfuye abana ikintu mu mukorera muzanetere mama warakize nagize ngo ni icyawe Kigali Catering School Kigali Catering School bakorera Sainte Famille abantu batagize amahirwe yo gusoza amashuri yisumbuye batagize amahirwe yo kubona diplome hari candidat libre mu bagani bafashe bakorera Sainte Famille umuntu kuri YouTube atumye muzana byo kunywa buri gihe kigano gituma Club Objective School twaziraga kwayo Club Objective School bigisha ubukanishi ubudozi guteka byose imyuga ifasha cyane iyo utagize amahirwe yo kwiga ibisanzwe ubudozi birafasha guteka birafasha binatanga amafaranga kurusha yo kwicara mu abana turi gukurira mu kigero kimwe guteka kumenya guteka n'ibibazo bajya no kubyiga atari ngombwa ngo ugiye kubikora uko bimeze bagitekera ngo kigezweho wa muntu ariko babikeneye kubura so wabagana kuri 0788 turi kumwe na DSPA Rwanda ukeneye kizimyamoto bansaba nimero zabo akenshi barazisaba kuko ni biriya bintu birakenerwa 782 gikoresha cyangwa se 329 bagira ama CCTV camera firefighting zimiza nimero 0782 nzimo 0782 500 329 magnifique tujye duhora dusa gutya turasanga tujye duhora dusa gutya ibintu bya R na L barimo barazana kuri YouTube nabo nshaka kubijyamo R na L bimwe bavuga ko bitandukanye ni bya R na L na R ziho bitandukanye mu Gifaransa oya bigiye kutubwira twabwira ngo no yibukura tubwira ntabyo ndi buvuge ni umuntu arokaza ozanye mu inzani kuri yo kasuku rice wa muceruza wibaze hari umuceri ufatanye ukavuga se ngiye kurya igikoma cy'umuceri uhumura ku buryo uhumura usa neza 0782551932 wawe utunga iwawe warangura mu iduka ukawutunga ukawubona nibyo ngibyo wenda turagenda tugaruka hari ibibazo bibiri nshaka kubaza Karenzi na Aime ko mbere ko twamazana bamuvuze ni ibintu bibiri ni kubyo Aime yaravuze cya mbere Aime yavuze ko Adiri yavuze ko ari nibyo APR ishobora gukora birenze Karenzi abango nagabyemera kubera kuko ni ko yarabiva reka nkubwire twabonye APR ikina match ari ihuye tubona domina tubona ikina iyo abaryo tubona hari gitangira n'icyo cyaka gitangira iyo abaryo tubona hari liste yapanzwe kuri uko yakinye ihuye bagatsindwa ariko twabonye APR ikina burya APR gukora birenze biri yes niko byemera iyo twabonye Pierre uriya mukino wenda bari gutsindwa bari kuvamo ariko buryo maniere sibyo maniere uburyo bavuyemo ibitego bitatu cyangwa bine kimwe cyanzwe byarashoboka ko bitaba kuriya iyo ikipe iza gupangwa neza my friend football ni umukino w'ubwenge n'amayeri erere imwe ntoya igukostinga umukino yego ntiworoshye kuvuga ngo kuba Placide yaraje akajya muri axe bakaba batatu atabimenyereye Claude na Christian bakajya ku ruhande bose donc ikipe yose igakina nabi ujye utsinda n'aba bakrema n'aba Prince ibintu bari gukina ntago basanzwe bikina kumbwa ngo urabumura ati mani muri three back udasanzwe bikina duko nta match nimwe iri competitive ugeze ubikinamo so ushobora kwiyadabuta nk'umukinnyi mukuru ariko ntago izo complications zabura ntabwo byabura kugora
ahubwo icyo nari kuvuga juste nyuma ya match ariko kumbwira ngo we yaramwingerera ndabyibuka twe turi kumwe na SG muze Masabo Michel umugabo rwose w'imfura cyane turi kumwe na Ben Musa ndetse nyine n'umutoza ariko kuvuga ngo ngiye ngomba kubibabwira ubyumva akabyumva utabyumva akabyumva ati ndabizi abantu bose barabizi ko adiri match yamunaniye ati mufite impamvu nyine mubivuga gutya ariko ngereka mubibabwira ati mu gihe bikimeze gutya ntabwo bizigiye bishoboka yuko ikipe ya APR Football Club izagera ku byo abantu bifuza cyangwa ku byo abantu bashaka hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyo ni statement ya mbere ya adiri yo kuvuga ko APR nta itagize ikihindura ubwo ngubwo muri politike mpuzamahanga yamwe kuko yaramwe ngo iyi niyo nivo yanyuma ishoboka kuri cya kabiri rero kimwe cya kabiri nubwo ku mugani wa Karenzi hari abatemeranya nawe ko hari indi statement rero nemera